Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngitangira navuze ko mfite abana babiri. Umuhungu wanjye ni twaniwe nizeye Mugisha Brain. Ubu ni studio tuna muri RDF. Amahugurwa mugira officier yakorere mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza. Veroyo Military Academy Sandhurst. Iryo shuri ryitwa Veroyo Military Academy Sandhurst. Ubwo nabwira aho yasanze yiga hamwe n'umuhungu n'umwana wa Perezida wa Repubulika. Naibwiye madamu umwana wacu yabonye amahirwe yo kuja kwiga mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza aho umungu wa Perezida yize, aravuga ati amahirwe se yatugeraho atazaba ari inzozi nziza. Ubu studio niwe nizeye Mugisha Brain, ahandi mahirwe yasubiye gukarisha ubumenyi muri African Leadership University ayifashijwemo na RDF. Umukobwa wanjye Mugisha Jardin Nasira anari imfura yacu, ubu yarangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza mu Butaliyani, yiga ibijanye na farumasi. Ubu arakora icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ubwo niwe nizeye Mugisha Brain rangizaga amasomo ya gisirikare mu Bwongereza, nanjye nagiyeyo noherejwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibirori byari biyobowe n'igikomangomakazi yitwa Sofia. Ibigarasha byafashe ayo mafoto yacu byakwirakwiza yambirwa nkoranyambaga bivuga ngo umuntu wa Rex Farr mu crap. Ubu National Commission of Police muri RNP, none umungu we nawe ni studio tira muri RDF. Reka mbivuge kuko no mu mwanya dushobora gusohoka ngaha byamaze kwandika, ariko ndagira ngo babwire ko ngira ibyo bigarasha ku Rwanda rwarahindutse cyane. Ndashimye ubuyobozi bwacu bwashize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no guhakaza ugashoboye, kuko mbere kugabyara Imana cyari kimenyane ikene wabo nironda akarere. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishikirizaga abahoze ari ingabo zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byanyeretse ko ntacyo nzaba. Ndayisubiramo estimate wenda muyumve. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko igihe nishikirizaga ingabo zahoze ari zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byampaye icyizere ko ntacyo nzaba. Akoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madamu First Lady, nge National Commission of Police Kuradupagase Jarud, nkaba navukiye mu cyahoze ari komine Karago aho bitaga mu Kazu mu kwezi kwa 12/38. Amashuri abanza nayizeye wacu UMUHUNGU, ayisumbuye nyiga muri groupe scolaire de la Salle do Byumba kwa Manswe. Kubera ko ndavukaga mu karere gaturukamo Habyarimana Juvenal, byari hame ko je nagombaga kujya muri SM École Supérieure Militaire, n'ishuri kuri rya gisirikare. Ibizame twayikoze mu kwezi kwa 7 byamaraga icyumweru. Ubwo ni barabemereye cyangwa se ni barabatsinze twarategereje, ariko nje byari hame tariki 2 z'ukwa 9 1991. Nahise nza gutangira tuja muri SM tutangira amasomo ya gisirikare. Twiza amasomo ya gisirikare gusa kuko SM yari imyaka 4, ariko kubera urugamba rwari rukomeye twagomba kwiga amasomo ya gisirikare gusa, ibindi bikazaza nyuma. Twayize umwaka urenga turangiza mu kwezi kwa 12, ariko muri amezi hari amezi 2 y'Abafaransa, abakomando b'Abafaransa baje kutwigisha ubukomando bitwa commando d'armée, détachement d'assistance militaire et instruction. Bivuze ngo ni itsinda ry'ubufasha bwa gisirikare n'amahugurwa. Ubwo nagiye gukora mu karere k'imigwano ku Mutara, mfite ipeti rya jida, nja mu bati wa 3 ya Muvumba, yari komeye cyane. Ubwo yo batari ifite za position ziri hari aho zari komine Muvumba, ukamanuka mu soko rya Rukomo ariko kuri position ya Para ari kwireba, ugakomeza école primaire yaro yitwaga Ruhondoro,
Rutongo ugakomeza no kushamba rya Nshekarije. Ubwo ngubwo twaragwanye cyane ibyo nta mbisubiramo. Nabonye ipeti rya Suriyoto na tariki ya mbere ukwa mbere 1994. Bato yacu hagati ya Muvumba ubwo umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal yahanukwaga. Bato yacu ari muri reserve iri igabiro, ariko ifitiye kompanyi imwe iri hari ya Kabarore muri amisozi ya Nyakayaga, nanjye nto narindi. Ubwo sizifaya zarahagaze, imirwano yongera atangira, inyenzi inkotanyi za kubyera vitayo ma access zose mu Mutara, abari kuri front bari imbere kuri shadow bataille. Byaye ngombwa hari amabato nkane yose byarangiriyeho, yagombaga gushaka uko avamo. Yavuyemo nibyo nagenganira n'abagenerali bamwe n'abakomiseri bamwe twakoze ro prix general nkabakanira, nzababwiraho nakore ro prix general. Ubwo bari rukanse koko biruka baje Kigali. Ibato yacu ya Muvumba ubwo nitwasiye turwana komba rutaridatere na ro prix tactique. Ubwo afanye hano arabizi aho ngaho za Nyakayaga, tukamanuka tukaza hari ya Kizigura arabizi imvura iri kugwa, tukakomeza tukagera hari ya Kayonza nabwo kuri kiliziya ya Mukarange nabyo arabizi uko byari bimeze. Ubwo twarakomeze tugera hari Musha, niho naje kurasigwa. Ubwo nja kuvurirwa i Kanombe, ariko mba muri SM. Muri SM byari bimeze nabi cyane. Hari imbunda yaturasaga niba yaraturukaga mu bice bya za Bumbogo, yaratuje amahoro ara mu mujyi. Byabaye ngombwa ko nza gushaka muganga ngo nisubirire ku rugamba, kuko nabonaga binkomereye ndaho ngaho meze nk'umusivili. Ico gihe noneho ubwo ndi muri SM, abasirikari inzira bwoba natwe dufite ingenga bitekerezo ivuga ko umwanzi ari umututsi. Ntabwo ari umututsi twagwanaga gusuri hanze, ahubwo n'umututsi bwa mu gihugu ari umwanzi wacu. Iyo nge twari twifitiye iyo ngenga bitekerezo. Naje gusubira ku rugamba. Ibato yacu ya gatatu ya Muvumba bwari iri vite position inyamirambo hari akumumena, ukamanuka za Biryogo no kuri Resedo Kigali. Yari intambara mu mazu yari komeye. Ubwo ngewe nari kuri position iri munsi ya kira kibuga Kiyovu yakuraga amagurwa mujya munsi. Ubwo inyezi inkotanyi zari zarafashe point strategique ya Rebero, nawe murebe uri Rebero ukareba ni Kigali hose ubuha control. Ubwo twabanye intambara mu mazu aho ngaho, elema avance z'inyenzi. Ubwo ntanganazo aho mu mazu mbese muri amazu yantuza, kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafite imbundi yadasagaho buri kanya irambuje amahoro. Nk'umuntu wari warize iby'intambara nari ndi officier, nabonaga ko twanatsinzwe. Ni namaze kwibonera ko nashura kwibwira abasirikari banjye, kuko amasasu menshi twakoreshaga intambara zo mu mazu mugomba koresha za grenade nyinshi. Twakoreshaga grenade zakuwa no mu majoro yitwagwa uzina geragibwa ndibuka nagibuka niba dukoraga za grenade twakoreshaga mu mazu aho ngaho. Bigaragara ko twe twamaze gutsindwa nta n'amasasu dufite. Kandi none umujyi wose wari entouré par l'ennemi. Ubwo nuvo ko inyenzi ziri zambaze kudushyira hagati, dusiganye ka plateau gusa. N'imbunda zacu za rutura zarasaga muri CND zari zamaze kuba neutraliser et anéantir par l'ennemi. Ubwo zaravuye noneho Runda zirahunga zikomeza zerekeza za Gisenyi no muri Zaire. Ndetse na guverinoma y'abatabazi yiramaze kuva imurambi komeza za Kibihekana ho ngo muri Karago zikomeza muri Zaire. Tariki 3 z'ukwa karindwi twakoze inama muri ka Kigali yowe na General Kabirigi, aratubwira ati désolé, ubu ngubu tugomba kuva Kigali, tugomba kwita tugahunga tukomeza Zaire, kandi n'abaturage bose tugomba kubatwara. Ubwo nahawe na mission principale ni kompanyi nari mfite, kwari ndi ugomba mu masatu y'ijoro ugomba kuja imbere, hanyura ubwo nkava hari muri Sedo umuntu uza narindi hari ya kumumena, nkamanuka Kimisagara, Nyabugogo, Giti Kinyoni, nkagenda no ku kiraro cya Nyabarongo kugira ngo abaturage bambuke neza mbese nta kibagoye. Ariko ubwo dukora iyo nama
saa 9 inyenzi zamaze gufata Runda ngiye ntawe nongeye kumenya sinzaho nagiye muri cano nagiyemo sinakurikira amabwiriza yatanzwe ne sinakurikira ngendera kuri andi ya mbere je naragiye naho n'abaturage bava ahubwo giti kinyoni bava kuri ruri bagaruka bati murajya hehe ko inyenzi zafashe hariya je nta matwi nabahaga ko nefite mission principal bampaye nageze kuri riba ubwo umwanzi nyine yarari hariya iruyenzi mitrayeze zitunze hari urabona ni kuntu hameze zitunze mbese uramuhanda urabona uri ku ruyenzi hariya urasa kuri riba neza kuri kirakiraro ni nahantu mbese haringaniye nta kintu agomba gukora ko nenzi kandi ngomba kuvura itinerere ngabandi batambuke kandi yari passage obligé nta rugomba kunyura ari ngombwa nta kundi wakuru ugomba kwanyura ubwo narise cyane naragwanye nda resista ndagwana cyane ibya pratique bivamo niga none nsubira muri teo nk'umusirikare ariko officier ibyo nize nibiki tekereza ko hari protection mutuelle nagomba nize nayo ubwo niyo nakoresheje kubwa amahirwe ndahanyura ndambuka tugeze hakujya ubwo twagomba gukata iburyo tugenda dukurikiye Nyabarongo saa 10 nibwo nagiye kwa butangiye guca mbona hakujya noneho abandi bose bahinduye banyura mu Nzove nanjye nibwo narebye mbona hakujya mbese ababirebaga bari tariki enye bari bahari mwabonye ko byari bimeze aho niho nagiye mbwira aba generali n'abakomiseri kare nakorewe prix general kuko ubwo nahise ngenda kugera ku tariki ya 17 z'ukwa karindwi saa 11:45 nibwo nambutse grande barrière ubwo na rakornisha ubwo nambutse muri Kongo nahise mvuga ko mbaye impunzi yari Zaire yabaye Kongo ubungubu hari mbwirwa ruhame zavuga ko tugomba kujya Gatindo ukomeza Rugunga twageze yo turongera turiyubaka dushiraho gushira indi mitwe dushira n'umutwe ukomeye witwa CRAP n'umutwe wigenga CRAP ni commando de recherche d'action à profondeur n'umutwe w'intasi ukora imirwano inyuma y'umwanzi nanjye nona ndimo ico gihe wayobowe na current commissioner general CG Evariste Murenzi ico gihe ari capitaine kwera imikuranire yari hagati ya Mobutu Seko na Nyangoma weyoboraga CNDD-FDD yi Burundi ndetse na ita major yacu ri mu buhungiro byaye ngombwa ko dufata turi abasirikare batandatu tuwe na Colonel Gasarabwe n'abasiriyota na batatu ndimo harimo na Jida na Sergeant Major twagiye mu Burundi gufasha abasirikare banyangoma kubigisha igisirikare ordre twayihawe no ari Colonel warakabije aduha mission bien détaillée concise précise ibyo tugiye gukorayo twanyuze mu Kivu turagenda Bukavu twamara iminsi 3 turakomeza Uvira tugerageza kwambuka kiriya kiba cya Rusizi bitugoye ari n'uruzi rwa Rusizi dufata mu ntara ya Cibitoke turakomeza mu ntara ya Bubanza tugera muri Bujumbura rirari twakiriwe na Colonel Ndayikingurukiye yari chef d'état major wa CNDD-FDD ruhande rw'igisirikare yaduhaye ku mutekano umeze mu Burundi yarazi kituzanye abantu bari biteguye natwe dutangira kwigisha Ajida na Sergeant Major bigishije ibyimbunda kuva ku muntu yakugera kuri bafite n'imbunda zikomeye barafite na kano sarukire banzure twita require sahari simbizi bwo barabigishe twigisha tactique kuva ku platoon igizwe n'abasirikare bangahe iba renforcer de force bigenze gute icompagnie igizwe na platoon zingahe ifite element d'appui inganite ibatayo igizwe n'amakoyi angahe element d'appui yayo inganite ibyo twishiye byose twakoraga na pratique twagiye kuwana mu uruganda rw'icyayi twateye niba keza ashobora ko gwitwa ni Mujumbura mu mujyi ariko muri Bujumbura rirari twakoze za raid nyinshi cyane dukora za ambush ambiscade dukora na sabotage ameza 6 rangiye no twari dufiteyo ubwo twagezeho mu kwa gatandatu 95 twavuye mu mpera mu kwa 12 cyangwa ntangiro zo kwa mbere nageze mu gunga nsanga structure organisation yararangiye ko gutera inyenzi twazikura ku butegetsi
ahubwo navuze nje wasigaye kuko yo naraga n'umusirikari namaze ngo idecline iyo yambwiraga umuntu kuidecline umusirikari decline ukava izina ryawe platoon irimo company irimo ni battle yawe n'abayobozi bavuga navuze ntibirakomeye twagiye noneho nasubiye muri unit ya crap iyo ufite inzego z'iperereza zikora neza tubakazi kagakora neza inyenzi zaradutanze ziradutera ubwo zatangire kibumba na za gatariyo hijya zaze kujya hari mugunga ariko mbere uko imisibiri zahagera abasirikare bafaze ntacyo bari bamaze baratubeshaga twagiye gufata intwaro baze muze mifatira intwaro tuzikora mu kigo cya Gatindo tuba hari ya kinyenzi zirahagera uko nyenzi uko nabonye zakoraga zashaka gucura abaturage kuko nubundi bakupaga ravita axe mwabo makunyuramo mukomeza mugenda muri zere rwagati ahubwo zigafungura umugaruka mu Rwanda kandi niko byagenze koko abaturage twabeshaga ko tuzabacura bemye inyenzi zo zabacuye bemye ndetse n'abexpert batashe bemye ico gihe batahanye n'abaturage twarakomeje tugera Masisi nagiye kuba ku mwami witwa Bigembe ndi kumwe na major bahembera ubwo n'abayobozi bacu bakuru bari agace kitwa za Butare harimo colonel Rwarakabije na colonel Nkundiye baje kutumizaho mu nama turongera turiorganiza batuduna za position batugomba gusubira mu Rwanda none usanzwe uri mu crap wowe nibyo bampa position ya mweso na ahantu hari hafi ya paroisse ya Gaturika ariko na Gicanga byegeranye mu kwezi kwa kane inyenzi zarahansanze nabwo zirankubita ariko ndavuga ntacyo ndi gukora hangaho ubundi ko n'umukrap nkaba n'umukomando dami reke nze Rwanda mu Rwanda n'ubundi niyo mission yanjye nahisenza ubwo murayibona kuva hari yakuza kugira ngo ugere mu Rwanda byari kumena we na resistance nyinshi cyane ariko nzirengaho ngera mu kirunga cya Mikeno ngera muri Karisimbi niho naje kumanza kumenya amakuru ubwo manuka ikirunga cya Karisimbi kuri tariki 14 z'ukwa gatanu ngera hari ya mu byangabo hora na passage oblige nagomba kunyura muhanda kugira ngo traverse ngwambuke turawuzamuka umusozi wa Mugogo hari antenne ubwo naho twaraye mu gitondo inyenzi zimenya ko tuhari zaraje kutwataka turahagwana nk'iminota 10-15 turenga dukora repri tuja mu gihugu imbere twarakomeje hari kumanywa ngeraho navukaga muri secteur ya Muhungu na Rurembo nza kumenya ko n'ababyeyi banje batahutse kandi ubwo banyuze za Masisi bambanuka bahinguka za Bukavu cyangwa bagaruka muri Karagwe nagiye kubareba nko masatu y'ijoro mu kugerayo icyo mama na papa bambwiye nabashiki banje barambwiye ngo afandi Kadafi ahora dusaba kandi tubira ngo nitukubona tuzakubwire uri potinge uzufatanye n'abandi kubaka igihugu nje nababwiye ibi muvuga ntibishoboka nje ndi umukomando dami nkaba n'umukrap njewe ubu ngubu ngiye Kigali intambara no ngomba kwirwanira nimwumva amaradiyo avuga ko Kigali amasasa hari muzamenye ko ari nje hageze kandi ubwo mujyi tugiye kufata ubwo nakomeje nambuka komine Giciye tugera mu gace ka Murambo bwashobora kwambuka ikiraro cya Burugi cyangwa se tukanyura ku masangano y'Abarongo dukoresheje ubwato aho narahakubitwe cyane narakubiswe penyenyi zarankubise mbese bikomeye twindukira ku byo mama na papa bambwiye twagarutse inyuma karo pri tactique gato ya kilometero 5 buri musirikari uko ndabagane baramaze gushira nsigaranye cyane abakomando barasigemo bari bane gusa mubwira nti hari genocide wakoze we niba ngombwa ubonye ko kugendera mu ngeze nkotanyi wagenda ukiripotinga maze kubabwira ndabwira tugiye mu ishamba tugiye mu gishwati no tugiye kongera gukora rero hamwe n'abandi nange natashe tariki 19 z'ukwa gatanu ni reportinga hari komine Giciye cyagera haje colonel Kadafi hagera n'uwari kapiteni Karimba twaraganiriye cyane amasaha isaha n'igice birarenga bambaza officier uri reporting urizanye cyangwa twari tukuze kuri ntasi ndabasobanura mbese baragenda hakaza abandi bambaza bamwe nkora interrogatoire nsinya bigera saa 10 batuje mu tukatugende abaturage bari bahari benshi baravuga bati ko mwavuze ko nituza n'umuntu wacu uri mu bacengeze muza azahita tahi wabo ku cyo mu mujyanye ubwo nagenza ku Mukamira twinjiye mu kigo cya Mukamira kunda ari ikigo narinzi turamanuka cyo muhanda mbona tugiye muri quartier y'abo office y'abagamo nagenza mu nzu nza cyane baransasira umushereje major yabagamo n'abo office kundi bari bahari muri cyumweru nahamaze
abofisiye bazaga aho ngaho bose baje kundeba twicara tuganira ibintu byiza cyane mbese ndavuga nti ndaza kubigeraho nyuma ndavuga ntibishoboka ubwo naramanutse nsubira giciye none nakoreye imirwano cyo guhiga abacengezi ibatayo ya 99 ya Colonel Kadafi twarabanye twajanye mu bikorwa byo kurwanya umwanzi abacengezi ubwo ndo mvuga ko namaze kwinkotanyi ntabwo nari nkiri ubwo nagwaranye ni batayo ya 9 ya Colonel retired John Tubesigwa ahari nagwaranye ni batayo ya gendarmerie nite ya gendarmerie abagukabaya yebwaga na Lieutenant Twahigwa haje batayo ya 59 yari yobowe na Lieutenant General retired Mushokamanzi namaranye nayo nk'umwaka urenga ne wanyigishije RPF icyari cyo namaheme yayo inyigisha na RPA icyari cyo namaheme yayo ndabashimiye nyakwa President Republika kuko ibyo mwatoje ingabo zanyu na zaramutse zarabidutoza tariki 8 zo kwa mbere 98 hasohotse message ivuga ko nahawe inshingano muri RPA ubwo nari kumwe n'uri Sirioto numwe n'abandi basirikari 14 ngiye bambwira ko nagiye muri gendarmerie ubwo nabaye nayobe za brigade zo muri groupe ya Gisenyi mu kwa 11 nagiye kwiga muri Ejena école de la gendarmerie nationale ubugenza cyaha twarangije mu kwa 5 ariko nangije mu kwa 5 nabonye ipeti rya Lieutenant ubwo police nibwo ari kijaho nahise ntangira na police kuva 2 kugera 2008 nabaye muri commande mba no muri administration 2008 nasubiye muri university mu shuri kuri rya police Musanze aho nahamaze imyaka 4 makura impamyabusho bumenyi cyiciro cya 2 cya kaminuza muri professional police studies nangije muri 2011 mu mpera zabo nahise nza gukora muri headquarter ya police Kigali ntabwa imirimo inyuranye ariko nakoraga no muri joint operations center kagira n'umunsi wo gukoramo nshinzwe gukurikirana umutekano w'igihugu wose ndetse no guhuza inzego zose z'umutekano ubu ndumwe mu bagize inama nkuru ya police sina management council arifata ibyemezo muri police nkaba n'umuyobozi wungirije mu shami rishinzwe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kugarura amahoro nshinzwe ibikoresho ubundi muri navuga ngo ni COE contingent on equipment nyakwa President Republika ngitangira navuze ko mfite abana babiri umuhungu wanjye ni twaniwe nizeye mu gisha brain ubu ni Sirioto na muri RDF amahugurwa mugira officier yakorere mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza Veroyo Military Academy Sandhurst iryo shuri ryitwa Veroyo Military Academy Sandhurst ubwo nabwira aho yasanze yiga hamwe n'umuhungu n'umwana wa President wa Republika naibwiye madamu umwana wacu yabonye amahirwe yo kuja kwiga mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza aho umungu wa President yize aravuga ati amahirwe se yatugeraho atazaba ari inzozi nziza ubu Sirioto niwe nizeye mu gisha brain ahandi mahirwe yasubiye gukarisha ubumenyi muri African Leadership University ayifashijwemo na RDF umukobwa wanjye Migisha Jardin Nasira anari imfura yacu ubu yarangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza mu Butaliyani yiga ibijanye na farumasi ubu arakora icyiciro cya 3 cya kaminuza ubwo niwe nizeye mu gisha brain rangizaga amasomo ya gisirikare mu Bwongereza nanjye nagiyeyo noherejwe na nyakwa President Republika ibirori byari biyobowe n'igikomangomakazi yitwa Sofia ibigarasha byafashe ayo mafoto yacu byakwirakwiza yambirwa nkoranyambaga bivuga ngo umuntu wa Rex Farm Crap ubu
na Assistant Commissioner of Police muri RNP, none umuhungu we nawe ni siriotira muri RDF. Reka mbivuge kuko no mu mwanya dushobora gusohoka hanga byamaze kwandika, ariko ndagira ngo babwire ko mbwira ibyo bigarasha ku Rwanda rwarahindutse cyane. Ndashimye ubuyobozi bwacu bwashize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no guhakaza ugashoboye, kuko mbere kuko Habyarimana cyari kimenyane ikene wabo nironda akarere. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishikirizaga abahoze ari ingabo zarapiye uburyo zanyakiriyemo byanyeretse ko ntacyo nzaba. Ndayisubiramo estimate wenda muyumve. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko igihe nishikirizaga ingabo zahoze ari zarapiye uburyo zanyakiriyemo byampaye ikizere ko ntacyo nzaba. Ndabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika and Commander in Chief kuva 2008 ndi siriotona, uyu munsi nkaba ndi Assistant Commissioner of Police, ikizere mukomeje kungirira. Thank you, Your Excellency.